nakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Yewe bwoko bwanjye nakugize nteko wanze kunyumva, icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza ukimanye, ko nagukuye mu mage y'intambara ndakwiyegereza we ngaho sababo ukibanyibagiwe, naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amanga n'iki nasize, naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amanga n'iki nasize. Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari, ayiwe ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo, nimukenyere mugiye kuburana. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije mwese abateze amatwi ubutumwa bugiye kuvugwa muri aka kanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwese Yesu ashimwe. Mwese Yesu ahimbazwe. Yesu Kristo umwami w'abami, Mesiya, ahabwe icyubahiro. Nongeye kubaha indamutso ya kivandimwe abo ngabo dusangiye umusaraba n'uwawo bambweho Yesu Kristo. Ndasuhuza namwe kandi muzabyumva mutari mwamumenya, mutari mwamumwizera, mutari mwamwakira mu bugingo bwanyu, kugira ngo bizabarehereze kubikora, kuko nta mahitamo mufite, niwe nzira, akaba ukuri, akaba n'ubugingo. Nta mahitamo yandi, nta bisobanuro bindi. Uyu niwe Imana yashyizeho kugira ngo ab'inshungu ya buri wese uzizera igitambo cye cyo kumusaraba, kuko yapfiriye buri wese. Ahangaha ni nawe ikibazo kiri. Yesu Kristo umwana w'Imana, Jambo wafashe umubiri akaza mu isi, akamara imyaka 33, hanyuma akabambwa, agapfira ku musaraba, agahambwa, akazuka ku munsi wa gatatu, akazasubira mu ijuru aho yavuye, byose amaze kubirangiza, amaze no gutanga amabwiriza yo gutangiza itorero. Uwo nguwo rero yapfiriye buri kiremwa muntu cyose. Aho niho abantu bagiye kwibeshyera rero. Ariko kuba yaradupfiriye twese ntago bihagije. Dore igihagije nuko umuntu asobanukirwa ko yamupfiriye koko, hanyuma akabyemera, hanyuma akabyemeza, hanyuma akabyubaha, hanyuma akabyubahiriza, hanyuma akamwizera, hanyuma akamwakira mu bugingo bwe. Ubwo niwe ikashiterwa, hanyuma agatangira urugendo, niba adahise apfa, rwo kwigishwa, kwitondera amategeko yasize adutegetse. Nta ubutumwa bwose buvuga ko Yesu yadupfiriye ngo imbabazi zirahari n'ubuntu burahari, byo nibyo, ariko buvuga ko byarangiye, nta eforo yindi umuntu agomba gukora ngo kuko ari umunyabyaha, ari umunyantege nke. Yesu rwose yaradupfiriye, hanyuma amaze kudupfira yatanze igitambo n'ukuri, hanyuma arazuka atugirira ubuntu, agomba kutugirira imbabazi. Ngo byararangiye kuko dufite kamere, reka dukora ibyaha, nta kibazo, icyangombwa nuko tumuzi ko yadupfiriye. Barakubeshye rero. Iyo umaze kwizera uyu mwana w'Imana Yesu Kristo, uba utangiye urugamba rukomeye rwo kurwana n'umwanzi wari uzi ko akigufite, none ukaba umutorotse. Umwanzi Satani we azi agaciro Yesu Kristo afite, azi agaciro k'agakiza, azi agaciro k'ubuntu n'imbabazi, azi agaciro k'urukundo rw'Imana. Warabizi. Iyo wowe utabisobanukiwe rero, arakunyuka, agusyaho atanzitse. Niyo mpamvu ubu
ubutumwa bwiza ni ubuhe? Ubutumwa bwiza ni ukubwiriza abantu ko Yesu yaje mu isi azanywe na misiyo yo gucungura umuntu, bikaza kumugeza ku rupfu rwo ku musaraba, akawupfiraho, agahambwa, akazuka ku munsi wa gatatu. Wabyumvise? Uwo ni wowe ugomba kwizera, kuko kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo ari ryo ndimo kubabwiriza aka kanya. Uwo ni ugomba kwakira mu bugingo bwawe kugira ngo ibya kera abikureho, ubugingo buzima bwinjire. Ndagira ngo nongere nsobanurire babandi bitwaza uyu murongo wo mu Bakorinto ngo bari muri Kristo Yesu baba ari ibyaremwe bishya, 2:13-15-6. Abari muri Kristo Yesu koko baba ari ibyaremwe bishya koko. Iyo mwakiriye umwizeye, iyo ukasaba imbabazi, arakubabarira koko, ukahinduka icyaremwe gishya. Nicyo gihinduka icyaremwe gishya. Ninde uhinduka icyaremwe gishya? Ni wowe uzabona Imana. Ni wowe mwuka niwe wakiriye mu kwizera, niwe wakiriye Yesu mu kwizera. Mwuka niwe rero ubaye mushya. Rero iyo Yesu upfa, uhitira paradizo nk'igisambo cyabambanwe na Yesu ku musaraba. Iyo Yesu upfa umaze kuba icyaremwe gishya ako kanya, uhitira paradizo. Ikibazo rero aho abadasobanukiwe batageza, niyo ukomeje kubaho. Iyo ukomeje kubaho niho utangiye urugamba, niho Satani ahita ako kanya aza kwishyuza ibyo wanyuzemo byose, ibyo wabibye byose, ugomba kubyishyurira muri uyu mubiri, muri iyi si. Aho ngaho muhumve neza, kuko ingaruka z'ibyo umuntu akora, ingaruka z'ibyo umuntu abiba, agomba kuzisarura zose, ahubwo umusaruro nta kiburaho. cyane abasarura cyane ni abatezwa, ni abavuga ibyo badakora, ni abakomeza inzira bari bafite ndetse bikarusha igihe bari abapagani. Abo ngabo umusaruro ubategereje uteye ubwoba. Naho iyo ugiye mu Mana utabeshya, ukihaniriza ukamara amazi, Yesu agushyiriramo imiyaga. Yesu agushyiriramo imiyaga. Twese yadushyiriyemo imiyaga, n'ubakomeje kudushyiramo imiyaga, ariko bisaba igiciro benshi cyabananiye gutanga. Aho niho benshi bagwa, aho niho benshi bamenya Bibiliya, bakamenya teolojiya, bakamenya kwigisha, bakamenya yebabawe impano zose zikabapakiraho, bakamenya ibintu byose ndetse bakempresiyona, ariko bagikora ibyaha ndetse birusha mbere bakira abapagani. Ngo kuko bimeze byateje umwami wanjye kuvuga ijambo rikomeye, ati mwikwirirwa muruha, mwikwirirwa mureba ngo aho birirwa biyesura, mwikwirirwa mureba aho bempresiyona, muzabamenyera ku mbuto bera. Ayiwe. Yewe ruzabibu rwanjye wese wakennye iki kukiwe rindi, yewe Burundi we ko nagufumbiye uko bikwiriye, nkakuvomerera ngutaguma, ko nagukunze nkakwiyegereza, ni kuki abawe bangana bapfamo. Kongo, sibaniro Kongo, mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu burasirazuba Moyen-Orient, uburasirazuba hariya muri hariya yo hagati ni Aziya, hariya muri birwanirwa Israel, hariya urasirazuba bwo hagati, aho intambara zihora. Iki kintu cyitwa uburasirazuba sinzi niba narigeze kukibasobanurira. Iburasirazuba, est ya Kongo, est ya hariya est hari ibanga, est hari ikintu,
uyu munsi rero nzanywe ikubagahu no kugira ngo mburire abatuye ibiyaga bigari bose muri rusange. Yego, Rwanda, Burundi, nawe Kongo, Kongo, Rwanda, Burundi, Burundi, Kongo, Rwanda, cyangwa Burundi, Rwanda, Kongo, Kongo, Rwanda, Burundi, Burundi, Kongo, Rwanda, Rwanda, Burundi, Kongo, muri rusange mube ozage, mukizwe mwikiranure, abapfa bapfire mu mwami Yesu Kristo bazabeho iteka ryose. Abafite amasezerano yo kubaho namwe mugomba gusaba kwambara imbaraga zikomeye zo kwihanganira ibigiye guturagurika. Ibi ngibi ntabwo noneho ndabona abantu batakimbwira ko mbakura umutima. Ay meteto, noneho umenya ntakikura abantu umutima. Kandi niba nkugukuye kubera ibyo nkubwiye, I'm not sorry. Kongo, Rwanda, Burundi, Burundi, Rwanda, Kongo, Rwanda, Burundi, Kongo, ni ukuvuga ibi bihugu bikora bitatu. Ntabwo reka no kuvuga Tanzania na Uganda, reka mbe mbiretse, ndavuga ibikora bitatu. Ibyahanuwe, ibyabivuzweho byose ni igihe cyabyo cyo gusohora muri rusange. Byihutirwa rero, byihutirwa bikomeye, byihutirwa aricyo kinzanye kubwira abatuye Gisenyi, abatuye Goma, uwavuganye n'Imana ko azahunga. Ni igihe cyo gufata, kuko uwavuganye n'Imana ubu yafunze ibikapu, ubu agomba guhungisha agafuka, kuko uhunga biba bikomeye nyabusa. Guhunga niyo waba nguri umukene gute, ntushobora guhungana inzu, ntushobora guhungana imodoka kenshi, ntushobora guhungana amafaranga menshi, ntushobora guhungana firigo na kuzina na mashini à laver na mashini à sécher, ntushobora guhungana salo na salamaje, ntushobora guhungana igitanda na matora ya 50 cm. Ntushobora uhunga induri bivuze ugahunga. Hariho n'igihe uhunga wambaye ubusa. Hari imigambi mibisha yapangiwe abaturage ba Gisenyi na Ruhengeri. Reka mvuge Gisenyi cyane kuko niyo yapangiwe kugira ngo abagome bazaze bica abantu, babice cyane birenga kamere, noneho ngo nyuma bazavuge ngo FDLR. Uwo mugambi mumenye. Gisenyi abasengaga rimwe musenga 10, kuko imigambi babafitiye ni inzika ishize kera. Ni inzika ishize kera. Cyamvuga abamvugana nabo murumva cyangwa uwavuganye n'Imana wese ko ibyago bizaba dahari, fata ibyango ushyite uyoboza uhungira. Gisenyi we, Goma umujyi wa kirwanirwa, ndabugarukaho mu mwanya. Reka mbanze Gisenyi. Ubutegetsi bwaho ngaho mu Rwanda bwapanze ikintu cyatuma bica benshi muri Gisenyi, noneho bikitirwa FDLR. Ibyo mubyumvire, kuko muri uko bategura kubica vuba, urumva nta mbabazi zirimo. Wa mugani ni ukuhatera itabi bakahatera n'ubugoro. Yes, gose nta mbabazi, nta n'umwe bafitiye imbabazi. Gisenyi ishizeho bakongera bakazashyiramo abandi bazaturuka ahandi. Gisenyi mutega amatwi mwumve. Gisenyi mutega amatwi mwumve. Uwimana yavuganye nawe guhunga nahise asohoka. Uwimana itavuganye nawe Uwimana yabwiye kurinda, saba imbaraga. Ndizera ko mutazapfira gushira, ariko barapanga kwica benshi, ndetse kuri bo bamaraho. Dore mubibwiwe bishigaje gake ngo bibe. Imana se yadufasha wenda bakabyumva bakavuga bati badutahuye. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye.
ibintu byose birimo kuba ntimugira ngo Imana ntireba. Hari n'abibaza ariko kukibireka, ibyavuye mu kanwa kayo ntabwo bishobora gusubirayo bidashoje icyo yabitumye. Uyu mugambi w'Imana ugomba gusohora ku neza cyangwa ku nabi. Abantu banze guha icyubahiro Imana, abantu banze kwihana, abantu banze kwezwa, abantu banze guha Yesu Kristo icyubahiro muri bino bihugu kandi biri mu muhamagaro. Wara ibyo murambivuga numbisubiyemo. N'uwabitirirwa izina ry'Imana barimo barakomeza kujomba Yesu, barimo bakomeje mu bugome bwabo, bakomeje kwishushanya, bakomeje guteza mbuteyaje, bakomeje guteza ibibazo, bakomeje kwempressiona kandi mwimbere baraboze, ubugingo bwabo bwaraboze, bigasunika umwako, bigasunika umuvumo wo kugira ngo guhana kumanukiye kwihanukiriye. Yego rero Goma ni umujyi mbese se ndawita ngo iki wisibaniro w'amateka. Goma hari cyawuvuzweho. Goma imeze nka Yerusalemu, ni umujyi kirwanirwa, ni umujyi buri gihe buri wese aba aribwa abashyugumba ngo kugira ngo bawufate, ngo ufatwe nande. Goma icyerekezo, Goma antene, Goma icyo ndimo kukubwira. Yemwe abatuye Goma mwe ni kimwe n'abagisenyi kuko birajya gufatana, birajya gusa. Ni ukuvuga ngo ukuyeho kariya kabariyeri yaba nka komini imwe. Ndababuriye abatuye Goma, nyamuneka uwavuganye n'Imana nahunge, kumuhungisha nahunge. Uwabwiwe kurinda nawe niyambara imbaraga. Utaragize icyabwirwa, utazi ko Yesu yaje mu isi afite umubiri, utazi ko Yesu yamupfiriye ku musaraba, namwakire mu bugingo bw'aka kanya. Amaraso yamwozeho ibyaha, amubabarira ibyaha. Ayo maraso nicyo kimenyetso cy'uburinzi. Yewe gupinga byataye agaciro, gupinga byataye pose. Ubu ni amashiraniro aharaho wowe wari utegereje kumva iyi nkuru gusa kugira ngo ufate icyemezo cyo kwakira umwana w'Imana mu bugingo bwawe, ngo amaraso yakwezeho ayo ngayo yawe yaragiye kumeneka, ayo maraso akomeza yabera inshungu. Mvuganye n'umuntu buriya murambwira ko mvuganye n'umuntu, nyamara mvuganye n'umuntu. Hari abari burokoke bakizwa muri aka kanya, barimo kwakira Yesu, kumumiragura cyane, kumugira uwabo cyane, kumwakira mu bugingo bwabo cyane, kuko amaraso Yesu Kristo na n'ubu ayo maraso nta kavirisi kigeze kabamo, nta mikorobe yigeze irangwamo. Ni amaraso yera kuva aho yamenekeye, ni amaraso yera kugeza na n'ubu kuri uyu munota nkubwira, kuko atari yatwara itorero, arakera kugira ngo akweze wowe, akweze ibyaha, akwere n'ikimenyetso cyo kurindwa kugira ngo umukorere mu bubyutse buri bukurikireho. Mvuganye n'umuntu. Ntabwo bikuyeho bigiye kubera mu Burundi, ntibikuyeho bigiye kubera mu Rwanda, ntibikuyeho bigiye kubera Sud cyangwa Nord Kivu. Goma, Gisenyi, please. Yego Goma, Gisenyi mwapangiwe byo mu rwego rwo hejuru. Kandi Gisenyi umenye ko iyi leta ikurwaye inzika. Wowe na Ruhengeri barwaye inzika. Ni inzika ishize kera, ni inzika y'amateka, ni inzika y'inzigo. Cyamvuze muracyumvise? Buriya ndimo ndavugana n'abantu nyamara barenze umwe. Gisenyi iyo leta ikurwaye inzika, bagambiriye kubamaraho. Buri wese wumva ibingibi utari wizera umwana w'Imana, mvanaho idini yawe yari yose kutamuhungabanya, mvanaho ukuntu ngo nawe urasenga biramuhungabanya, mvanaho filozofi, mvanaho ibisobanuro bidafite pfu na ruguru. Ndakubwira ijambo ry'ubugingo, ndakubwira ijambo ribeshaho, ari ryo Yesu Kristo wabambwe akagupfira wowe, nawe uri uw'agaciro imbere ye nubyemera. Bene data mwebwe mwamwakiriye mukamwizera, niba waravuganye nawe ko ugomba guhungahunga, niba yarakubwiye ko azakurindira aho, ambara imbaraga, kuko ibintu by'amabombe n'ibiri kugira ngo bizagusigire muzima, bitagusigiye ubumuga. Sinzi n'ibyo mvuze ucyumvise, ariko ndumva hari ab'Imana yatoranije kugira ngo bumve ibi bintu. Ibahungishe, 2 ibakomeze bambika imbaraga, 3 abapfa
bapfire mu mwami Yesu Kristo, kuko Imana yacu ntabwo ari ingome. Jewe ndi imbuzi yo kukuburira. N'ubwoko bwe mu biyaga bigari, ayiwe Rwanda Burundi nawe mukenyere mugiye kuburana. Ese aho murumva ye Rwanda Burundi nawe mukenyere mugiye kuburana. Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana. Mwiboneze urubanza ruhereye mu nzu y'Imana. Nibyo rwose, abo hanze bo bizacurikana. Amashami kavukire yarangwa, ingurukira mwakijijwe, ingurukira bizacurikana. mwamara amajariko Babariye Abisirayeli, niba itarababariye Abisirayeli koko, wowe irakuba ikubitsemo iki? nayihugiraho. Duhungire muri Yesu, Muhungire muri Yesu mwakagira Imana. nayihugiraho. Tuve mu byaha, Nyamara nimuve mu byaha, nyamara ni mu bizinukwe bitera umwaku. Imana yihugiraho. Nyamara nyamara nimuve mu byaha, nyamara nimuve mu byaha. Umuntu arabibabwira, ugasanga baramubwiye ngo we ni ukubera ko ngo ashaje, ngo niyo mpamvu ngo atazi ukuntu ngo biryoha, ngo bikaryoha cyane, ngo bikaryohagura. Nyamara ibyaha nibyo bigejeje aka karere hano, ibyaha nibyo bigejeje abantu bamwe aho bageze. Ibyaha niwo mwako, ibyaha niwo muvumo. Ibyaha ni umwako, ibyaha ni umuvumo. Ni kuki umuntu ababwira ubuhamya mukumva ameze nk'abacuranze? Ndakubwira ngo ingaruka z'ibyaha byabaye nk'indirimbo. Mwamenyereye ko mbivuga inshike. Niyo mpamvu murimo kubimiragura cyane, kugira ngo namwe ngo nimugeze ku myaka yanjye, ngo ubwo namwe ngo muzaba muvuga kwezwa. Nireze kubwiye ko uzayigezaho. Halo Gendi wa munyongezo, mfite amasezerano na Yesu. Halo, niyo mpamvu ndamye. Ayiwe, mvuganye n'umuntu nanone. Mvuganye n'umuntu. Nuragira n'imyaka 40, none ngo urimo uramiragura ngo ibyango biraryoshye, ngo biraryohagiye. Ngo ubwo ngo nujya kugira ngo 67 ngo nawe umubiri wawe uzaba ngo wararyohewe. Niki kikubwira se kuzagira senkane? Niki kikubwira se kuzagira karana? Koko dis-moi ntawazobereye mu byaha, ntawazobereye mu kunesha. Kunesha ni kwa Yesu yaneshereje igorogota. Yego yes, ntamubwiye nti ntabyo nshoboye, ibyaha byaranyishe mwami, narindushye, byaranzimagije. Kamere y'ibyaha iranyishe, na mwami Yesu namubereye imfura, nawe mbere indi. Reka namubwije ukuri, ndarushye. Ubusambanyi buranyishe, ubujura buranyishe, ibinyoma biranyishe, inzangano ziranyishe. Namubwije ukuri ijoro rimwe, ariko turasezerana. Ati wiyemeje kujyana nanjye? Ni pe. Wiyemeje ko nzagukora uko nshaka? Ni yes, vazi. Ariko ubwo yari yanteyemo akantu. Yari yanteyemo akantu ariko. Kwirare se servir de moi d'une façon particulière et unique. Ako karagenda gakubita hano. Noneho byagenda gutese. Ntabwo yari kunkoresha uko nari imeze, ntabwo byari gukunda disi. Ahari uragira ngo niwe ngo wakoze ibyaha byinshi cyane ngo wenyine. Akasha wenda yagiye amanyambere yarataraza, bya bindi mwogeza ngo bya porno, ngo iyo ubirebye ngo uhita ngo ubishaka ngo ugahitira muri toilette, nawe urabyumva. Byari bitari byazi, reka da, ibyo rwose ntabyo nigeze. Hello, ndimo ndavugana nawe, ndimo nakubwira igitera umwako igihugu, ndimo nakubwira ikigutera umwako, ndimo nakubwira igitera umwako umuryango wawe. Ura porno
porunogarafa ukamasituriba ufite abana koko wowe muntu w'umugome koko. Impamvu se nyine ibintu byinshi abantu benshi bagiye kurimbagurika niyi ahanini iki icyaha cy'ubusambanyi bw'indengakamere, icyaha cy'ibigirwamana, kandi byose narabikoze. Ibigirwamana nabigiyemo, ubusambanyi nabugiyemo, bufite irindi zina ariko rutarimo porono na masturbation. Ariko uko byagenda kose none ibyaha bitera umwako, ibyaha bitera umuvumo. Yesu ati tugende, nzajya mvuga wumve ntiyi uzumvira ibyo nkubwiye ni yego, nubwo byaza kubabaza nshoboza byose nawe nirababaye nyine, birababaza koko, hayagukonyora koko, hagakonyora agakonyuti hayi kugira ngo biraraje ati wa konyoti wayi. Yes, ibyo umuntu yatenyaga bikamugeraho, ikimwaro kigomba kukugeraho, byanze ugomba kumwara. Reka mbikubwire noneho, niba utinya no kumwara biraje bikugereho umwari, none si yose kumenye kubera YouTube. Abantu yaraje YouTube yanitse abantu yabahemuye ku mugaragaro. YouTube niho Imana igiye kugishyirira ibyaha by'abantu. Hari umuntu mvuganye nawe, hari umuntu wo mu Rwanda mvuganye nawe, hari umuntu wo mu Burundi mvuganye nawe, hari umuntu wo muri Kongo mvuganye nawe, hari umuntu wo mu Buholandi mvuganye nawe, n'uwo mu Busuwisi, n'uwo muri ntuza ya Afurika ntagatifu. Iki ni igihe cyo kugira ngo ibyaha bisohoke bigihagarara ku musongero. Niba wanga guseba, ibyo wangaga nibyo bikugiyeho. Iyo niko yavuze ati ibyo nangaga bingeze, yangaga guseba, yangaga gupfusha, yangaga gukena, yashatse la qu'est-ce que vous prenez nawe uteye ubwoba. Ibyaha ni umuvumo, ibyaha bitera umwako, ibinyoma bitera umwako, ubwesikoro butera umwako. Ariko uzi kubeshya ubucakura, kumva kurusha abantu ubwenge bitera umwako, gasuzugura gatera umwako, njye kukutubaha abantu bakageza kutubaha, bakageza no kutubaha abababyaye, no kutubaha abakuru, no kutubaha ababakuriye. Bitera umwako. Ubupfumu butera umwako byo mu rwego rwo hejuru. Ibigirwamana mu gihe tomera zirabishe ubwo busambanyi murimo kuratisha, ubwo busambanyi murimo kuvuga ngo imibiri yanyu irashyushye, ubwo ngubwo murimo kubyara abana. Nta nubwo ari ukwikunda, ni ugupfa nabi. Nta soni. Uko gusuzugura abatware banyu, uko gusuzugura abafasha banyu bitera umwako, ni umuvumo. Yes, ni igihe Imana itanze kugira ngo abantu bature, bakizwe, bamaramaze, mubwizanye ukuri. Qu'est-ce qui se passe? Wagera hese, wagera aho ubeshya se. Mante ya il restera, tu seras un jour uzaba sujet de raillerie. Un jour birarunda. Uko kwisha kwawe haraho kurunzi. Iyo umuntu akora ibyaha bimubyarira n'ibindi, ukora icyaha kimwe kikabyara bibiri bikabyara bitatu bikabyara bine bikabyara bitanu, Dawidi se nimumuzi, bitandatu bikabyara birindwi bikabyara 12 bikabyara 28. Ayo none ukagera aho nyine aho babimetrije, ubyigishirizaho, ubiririmbiraho, areske ubivugiraho ubutumwa, ubihanuriraho, ubigiramo abantu inama, ukabwira abantu ngo ntibagasambane uvuye gusambana. Maîtrise. Yes, ubu ufite PhD sha. Uhari abantu bafite PhD gusa. Nukuri ndakubwiza kuri. Yes. PhD mu kubeshya, PhD mu kwiyoberanya, PhD kuba mwiza cyane, ukabinyange yarade ijuru rikubara nk'uwapfuye, nk'uwaboze. Ngibyo ibyo Imana yahereye kera ivuga, kuva ubutumwa bwiza bwatangira kubwirizwa n'intumwa za mbere, na n'ubu bikaba bigikomeza, na n'ubu tukaba turi ijwi ry'imbuzi riburira. No, intege nkeya umuntu Imana
irazexcusa, Imana irabizi, Imana izi umuntu, Imana irakuzi nubwo wiyoberanya ngo abantu batakumenya. Iyo irakuzi, il te connaît déjà. Izi ikigeragezo gikomeye, irakizi ko hari umuntu ukigwamo rwose koko, kandi akamenya ko yakiguyemo, kandi akaboroga, kandi akaba cyamubereye haramu atazagisubira. Izi n'umutima wawe wabimenyereye. Sike karibu kugira ngo ahubwo ubwire Imana uti nzajya mbikora nindangiza nkubwire ngo mbabarira Mana rwose urabireba mfite intege nkeya cyane, urumva umubiri urashyushye uranatogota, ubyumve nawe rega uramutse ufite umubiri nuko byagenda. We ndavuga ku cyaha kigiye gutuma biyaga bigari birimbuka. Yes, kuko bategeze bamenye igihe bagenderewemo, bategeze bumvira ijwi ry'abahanuzi. Yo yes, none ubuzi ko tuvuga gusa kuko mwamenyereye. Igomba gusohoza ibyo yavugiye mu kanwa kacu. Impamvu ni iyi, dore ni rimwe cyangwa ni de deux choses l'une. Kimwe cyagombaga gukorwa, dore itanga inzira ebyiri. Ntabwo ari nka Satani. Iti muri uwo muhamagaro Rwanda, Burundi, Kongo. Ndavuga cyane Rwanda kuko niyo navugiyemo. Mbega abanyarwanda ukuntu badafite ikintu cyo kwireguza. Rwanda muriho umuhamagaro, kubw'iyo mpamvu dore uko byagenze, dore amateka, dore amoko, dore uko bimeze mu mitima yanyu. Nyamuneka mwihane nk'igihugu, mumere nk'Ininewe. Yehe, hanyuma kugira ngo neze igihugu, nimara kwezi mbeze, kugira ngo mbeze hanyuma neze igihugu, nimbirangiza mbaho umugisha nta maraso yandamenetse. Bativa aho ngaho kuko uri hamwe cyane, kuko muvuga amaraso cyane, kuko mwana twishe basi ntakundi. Burundi naho nagezeyo, aho baranyirukankana mama. Nyina Kongo nagezeyo. Yemwe ubwo rero Imana ikavuga iti nimwihana nk'uko Farumira imeze. Apana ibintu bya nyirarureshwa no kuvuga ngo uzi kwihana urimo gusobanura. Ingingo ya mbere Mana urabireba rero, urumva ibyabaye icyo gihe rwose mu by'ukuri ntabwo nabishakaga. Ku mwana w'umuntu yo ntabwo nabishakaga, ntabwo ari byo ubishakerega rwose mu by'ukuri. Numvise iminindi yawe ndihisha, ninyitwa nuko nambaye ubusa, ntabyo nariye rwose, ntabyo nakoze buriya uwabiteye ni Makurata. Iyo Makurata ataza kuhaba mu by'ukuri mba netagite. Imana yavuga iti rero nimutihana. Imana irerade, ihora yerade. Dore rero ukuntu nta rubanza. Urubanza dufitanye nk'uko indirimbo ivuga ni yuko yo iratsinda buri gihe, ihorana ubutsinzi kuko ni nyakuri, ni ukuri ubwako. Haleluya, ni ukuri ubwako. Umuntu nawe rero kuko akunda imanza no gusobanura, noneho gusobanura kwe ubwo ngo atsinda n'Imana nayo arayitsinda, na Yesu akamutsinda, n'Umwuka Wera akamuhemura, kuko ngo afite ingingo ABCDEFGH. Imana itoke. Muzi gusobanura cyane Rwanda, Burundi na Kongo. Noneho rero kubera gukiranuka kwanjye, kubera haleluya Yesu we, kubera kwera kwanjye, kubera guhora witeka, ayiwe, kubera icyubahiro cyane ngomba kurwanaho, ntabwo Satani azajya ahora njomba hejuru yanyu. Gukiranuka kwanjye, stop it. Basi ndabireka byose bibajyeho, nzavanamo icyubahiro. Noneho nzavanamo icyubahiro musigaye muri babiri, nzavanamo icyubahiro musigaye muri batatu. Niho nzakuramo icyubahiro. Mwanze kumesha icyubahiro imbere y'umwanzi wa twese ari we Satani. Mwanze kumumwaza imbere yanyu, ngo amware abavire mu mitima, abavire mu bihugu. Buretse noneho rero mu kumumwaza jyewe ngiye kubamwaza, ngiye kubereka ko mu by'ukuri mutamfite, mwansuzuguye, nta kintu muvuze. Nibyo, iyo asuzuguye Yesu uburi bure. Yesu, iyo udafite Yesu muri wowe, cyangwa iyo ugenda uko adashaka, uburi bure. Yes, je me le permets au nom puissant de Jésus-Christ.
yego niho umwaka uva. Kwishyura ibyaha nakoze ntabwo ari umukino, ntabwo byari ibitwenge. N'ubu ngubu hari udusigisigi tutuza, ariko n'utuyaga umusaruro Yesu yarawurumbije, kereka akasigaye kumiye mu murima. Nako ngako mpura nako. Kubera iki? Narishe igiciro, n'ubu nkomeje kukiriha kugira ngo ngire icyo nzarokora, kugira ngo hagire ikinkomokaho kizarokoka. Yes, nagombaga kumera uko nabaye, ndimo ndabikubwira kugira ngo nawe ugire icyo wumvamo. Yesu nawe ababibona, naravuze Mwami, ibyo nanyuzemo kugira indangananya nta stati ngira. Ubwo mureba nta stati ngira, ubwo umuntu sindi fiyemere, sindi veve, sindi vevare, sindi seribateri, sindi singo, sindi singori, sindi. Yes. Ariko ni ukuri abanjye bagomba kumvira Imana bakazagira statu. Kandi nanjye muri imperuka y'igihe nanjye mfite isezerano ry'uko Yesu ntabwo yamburira amaho, agomba kumpa statu. Hari uwo mbwiye kandi ishyari ntiryemewe muri uru rugamba, ishyari ntiryemewe muri iyi sare. Nta muntu ugomba kugira ishyari. Yewe nguki urashaka kurokoka muri ibi bintu byinshi n'uburyo butatu. Wowe wabwiwe guhunga Gisenyi Goma, uyu munsi nibona hawe, by'umwihariko bitabujije ko Burundi Rwanda, Burundi Rwanda, Kongo Kongo Rwanda, Burundi, ndabona uko n'umuriro ntabwo uri buhagarare. Ntihagire ukubeshya, ntihagire ukubeshya ko Gisenyi afite umuti, ntihagire ukubeshya ku Bubiligi, ntihagire ukubeshya Abanyamerika n'Abaheburayo n'Abanyoni, ntihagire ukubeshya. Nta muntu n'umwe ufite umuti w'ibiyaga bigari. Hayiwe wo nta n'umwe. Ndayeze ibari ndayeze, ntawe nta FPR kuko ntuza wayo ntakiriho. Reka nawe ufite umuti. Ufite umuti rero ni wumvugiramo cyane kugira ngo nkubwire ubeho. Reka kuraho bya bindi wari ufite mu minsi ishize. Uriya rwose amfiga cyane kandi ashobora kuba yarasaze. Uriya yarahungabanye rero, yarahungabanye niyo mpamvu avuga asaze. Ariko buriya yavuze gahoro wabiki wese kucecetse, ucecekanye iki wowe. Rero dore ukuntu bimeze Gisenyi Goma, by'umwihariko mubibwira abantu abumva igiswahili gusa cyangwa iringara batuyeyo, abagize gute bavuga babaza Imana icyo gukora. Hari abaryamanya amasezerano, musoke irabereka aho musoke, irahabereka, ndabizi neza, ndahazi ariko ntabwo nahavuga. Irahabereka ubwayo. Aho yabwiye kurinda, mwambara imbaraga disi. Abandi bari aho gusa ngo bari mu madini mbarimbari. Muramwe murasenga vesha. Urasenga siki? Hanze ya Yesu ko ari zero. Yesu Kristo gusa wenyine niwe bendera dufite ritugeza mu bugingo buhoraho kandi riturindira muri Yesu. Iryo ryo tugomba kuzamura. Haleluya. Cyo nicyo kimenyetso cy'amaraso ye. Haleluya. Ngwiki none akumwaritse ibyaha ko bitera umwako, mwaretse ibyaha ko birimbura generation, mwaretse ibyaha ko Imana ntushaka kuyibeshya. Niyo waba ufite Satani yarakwaritsemo, ufite ubucakura bw'intega kamere, nibishoboka wayibeshya iki? Imana wayibeshya iki? Mwaretse ibyaha kugira ngo muzagire igisekuru namwe. Gende mudategura icyanjye, igisekuru cyanjye. Yego disi nijye watangiye akamuri urumuri, nijye watangiye akamuri kameze nk'akabuji, nijye watangiye disi, nijye watangiye gukizwa nkamaramazi. Nabanje nyine bya none muri iyi si niko akazi kanye, ubugingo buhoraho narabusinyiwe. Uragira ngo njye ntago ndi igisambo. Igisambo ni ikigira gite? Ni igikomeza kumiragura ibyaha kugira ngo kinezeze umubiri, kitazi ko cyabyaye cyangwa ko kizabyara. Ngicyo igisambo, ngicyo cyana cyo kurimbuka niba kitihanye. Oshe genda
genda rwose, genda. Ni mu rukundo, Imana ni urukundo, ishaka ko abantu babaho, ariko ngo bakiyanga ngo bazi gusobanura. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Yego disi. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma bizagenda bite? Inkota izabarya. Ni ukuri kuko akanwa k'Uwiteka ariko reka data. Yego yewe bwoko bwanjye nakugize nyamara ibyaha murabireka nyabusa. Icyo nakuruhijeho ni iki ngaho ushinga urubanza. Ibyaha murabireka. Ko nagukuye mu magena. Ibyaha murabireka. Bitera umwaku, bitera umuvumo. Ukiwanyibagiwe naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize. Ko naguhaye igihugu cyiza ngukundisha amahanga n'iki nasize. Uwiteka afitanye urubanza n'ubwoko bwe mu biyaga bigari. Ayiwe Rwanda Burundi nawe Kongo nimukenyere mugiye kuburana. Umva, ibi byago byose abantu barimo, ibyago byose abantu barimo muri iyi si byatewe n'iki se? Wowe iyo ubitekereje neza, byatewe n'icyaha. Ariko muranyumvira ko Imana yaremye umuntu imukunze, ikamurema yuzuye, ikamushyira heza, ikabashyira heza ari babiri, bafite ibyo bagenewe n'ibyo babujijwe. Uwumve, kugira ngo ipime umuntu koko, irebe kubera ko yamuremanye kuvuga yego cyangwa oya, kuyumvira cyangwa kuyigandira, kugira ngo irebe ko disi iyobewe ikisi. Uko bayikoze murakuzi. Kuva hariya umuntu yahereye ubwo yangirika kugeza igihe ngo mu isi ngo babaye benshi. Ariko sha mu isi baba benshi nyine bumvira umwami w'isi, umwuzure bose urabakukumura bose. Noneho kugira ngo abantu bimahoronize babakozi ba Satani baba ngo birango ni illustration, ntago byabayeho. Nemuhora ntema ntago byabayeho, ahubwo no gutera ubwoba. Nimuhora ntema Imana y'urukundo n'imbabazi ntago irimbura abantu, ahubwo bikorera ibyaha kuko Yesu Kristo yabapfiriye. Yesu Kristo Imana yagiye kumwohereza bigenze bite? Ise yamwohereje habaye iki? Ise yamwohereje habaye iki? Umujinya wamuzimagije. Shakwe aho wari kuba urimo kuvuga ibyo? Yes, haravuga ati no, abantu ndabamara hose. Reka nze noneho mbahe ikimenyetso, reka nshyiraho kamaramaka, reka ahangaho aho nyuma yaho nta mbabazi. Ariko urimo arabyumva ibyo? Ndimo ndavugana n'umuntu wenda Imana yateguye kugira ngo yikirize yihera agakiza. Ndimo ndavugana n'umuntu kandi kuri Yesu Kristo, kuva umwana w'umuntu aneye kwitanyuramo, aneye kwisatura, kuva umwana w'umuntu aneye kuba umuntu. Yesu ayiwe kuva umwana w'umuntu naremye aneye kuba umuntu, aneye guhinduka umuntu. Buretse gusa kuva umuntu niremeye ambabaje kubera kumukunda, akantera kuba umuntu, akantera guhinduka umuntu, akantera kuzasaba, akantera kuzasuzugurwa n'abantu. buretse nihindura ikimenyetso, reka nihindura ikimenyetso kizatsinda uwo wese utazubahiriza amategeko yacyo. Reka nihindure.
reka nihindure umuntu mbe umuntu mfire umuntu mbe ikimenyetso mena amaraso kuko nihinduye umuntu ubu ni amaraso najyaga. Amaraso n'ay'umuntu niho haba ubugingo, none mbaye umuntu reka nanjye amaraso yanjye kuko niyo yera. Yes, acungura umuntu, reka nihindure umuntu. Birambabaje, birakomeye, nditanyuye, ndimanyuye, ndishwanyaguje kugira ngo mbe umuntu, kugira ngo nshungure umuntu. Uyu muntu natubahiriza uku kugorwa kwanjye, uku kwitanga kwanjye, natabyizera ipu azarimbuke. Nta kundi mfite, nta kindi mfite cyarengaho. Guhunga, Yesu yarahunze baramuhungishije. Matayo 2 mu bisome. Igihe Herode ngo ashaka kwica Yesu, abwira Yesu afite muhungisha. Mose amaze kwica umunyagiputa nawe arahunga. Guhunga nyine bufite ikintu uhunga. Iyi ndirimbo nawe yavuze ngo uhunga Imana yihungiraho. Guhunga umuzinya w'Imana uhungira muri Yesu Kristo. Nta handi nta bundi buhungiro. Ariko we uzi gusobanura, wowe uzi gutanga ingingo. Ushobora gusobanura ingingo ukayitanga, ukexposa imbere y'isi yose, dore ko mufite za platform, ukadefanda, ukexposa kugira ngo bagukomera amashyi, ukexposa ukuntu Imana mwuka yemeye kuba umuntu ufite inyama n'amaraso, akabyarwa n'umuntu, akabyarwa n'umugore, Imana ikabyemera kwihindura gutyo kugira ngo wowe uzabe umuntu, igucungure uve mu byaha, iguhe ubugingo buhoraho, utazarimbuka guki kuzimu. Wowe ushobora kujya kuri taburo ukabidemontera, ukabisobanura tukabyumva nyabo, nuko ugatsira tugakomera amashyi. Iyo icyo kintu umwuka azanye kandi birahaha birakomeye. Niko sobanura wowe, sobanura wowe nguzi kugotomera ibyanko, gutomera amazi ngo hanyuma ukabijustifya ngo nyuma ugasobanura. Sobanura ukomeje guhemura Imana yihinduye umuntu igapfira ku musaraba, ukomeze kwijomba ko nta kimazi, nta kivuze. Ato izababarira rwose, izababarira none se kwibabarira nyine izatubabarira. We nguki seko ndeba Goma na Gisenyi byabyo bibaye ibindi nguki ubu ariko se babikorerahe kugira ngo bagire amasengesho adahagarara? Babikorera mu kihe gihugu se? None se abandi barimo gusirimba no gutanga amakado? No, basi umva we, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana mwuka iwe Imana kwa Mana ni mu ijuru. Ijuru ntabwo ari materiel, n'Imana ntabwo ari materiel. No, yaratangira agoragoza, Uwiteka agoragoza umuntu yarangiritse, my friends. Iragoragoza iti mujye muzana ihene, mwakoze ibyaha, uyitambe mucane amaraso muyamishe, hanyuma mukore zagarari, hanyuma nzajya mpumurirwa n'ayo maraso ninyabona. Nari narakaye mpite njya mwaka 1 2 3 myaka 100 igeze abatishwe ntago ari binahoramo. N'umuntu arananiye ntago nabihoramo ibinyamaswa, amahene n'amakoko numaze kunukura n'amaraso y'intungura. Ubundi mbese ubundi ni konera cyane kama narababwiye ibi imbirabananiye. Itiberetense betse mbereke buretse nereka umuntu icyambere kurimbuka kurahari, kubaho ubugingo buhoraho nabyo birahari. Turagiye noneho, yemwe mwese muteze amatwi murimo kumva ibi bintu, noneho ni ibiki? Reka nze mbe umuntu. Ngo iki? Ubu yabikoze asetse, niko urimo kumva Uwiteka yarabikoze aseka kuko ngo azagusuporta vraiment, il va comprendre vraiment anyway. Tereka nze mbe umuntu rero kuko ngiye gukina finale.
reka mbe umuntu bingoye. Ati ndaje data mu muzingo w'igitabo kuko ariko byanditswe kuri jyewe kugira ngo nkore gushaka kwawe. Ibitambo n'ibindi byose ntabwo wabishatse, wamuteguriye umubiri kandi yarakumviye. Mu muzingo w'igitabo yaraje ngo umukoreshe, ngo asohoze ibyo ushaka tubone gucungurwa iteka. Niwe wenyine wakiranukiye muri iyi si turimo, twebwe dukiranuka kubwo kwizera izina rye. Warakoze Mwami Mana kuduha Yesu, warakoze Mwami Yesu kuko wabyemeye. Iyo wangase, iyo ubyangase, iyo wangase humba ndi hehe. Iyo wangase, iyo ubyangase, iyo wangase humba ndi uwande. Imana yabaye umuntu, yewe filozofe we kukinisha, urabikinisha ugakora biriya ukabona ntupfuye, ugakora biriya ukabona ntumugaye, ugakora biriya. Turabikora nka kwihorera, noneho ukibwira ko tuzaduhora tudiringa. Are we ko turi the same level. Yego ariko time zikamu byose birasohoka ku mugaragaro, byose ku gasongero, kugira ngo nayo yimara agahinda. None we kuba yihinduye bazanga, we kuba yisuzuguye ikayisuzuguza, we kuba yimennye umutima, we kuba yibabaje, igutuma hamanywa nijoro. Niko bimeze. Umuntu arayinanira ati uzi Imana finale yayo ko yahisemo kuba umuntu. Avuga ati ndaba umuntu, hoshi niyo finale. Ndaba umuntu ariko aha ntawe uzaharenga. Ndaba umuntu ariko ntawe uzanyigiraho iby'inka yarembye. Ndaba umuntu ariko iki gitambo ntanzi cy'amaraso yera, kubera nari Imana umuntu. Kugira ngo nshungure umuntu, kuko ndi umwuka ntago nacungura umuntu. No, kuko ni umuntu wakosheje, ni umuntu wakoze icyaha, ntago yakucungurwa n'umwuka, agomba gucungurwa n'umuntu. Kuko iyo mpamvu ngiye kuba umuntu. Umva, ntabwo ndi bube umuntu ngo nongere ndemo umuntu, ntabwo ndi bwongere kurema umuntu. No, haraza Adamu wa kabiri, ari we jyewe ndavuye ndabazarwa n'umugore. Yes, ubwo n'ubwiru bwashywe mu bwiru. Ntabwo ndi bubyarwa n'umugabo, nta nubwo ndi murema umugabo. Ndaba umuntu, nshungura umuntu. Amaraso yanjye namara kumeneka, akamenekera mu isi, inyabihanga Gologota, ku manywa y'ihangu, icyo gitambo kitagira inenge, gitangiwe buri wese uzizera amaraso yanjye, uwo niwe uzakira. Umuntu reka da ngo kubusarabanga amaraso ngo ngameneka ngo iki. Iryo se ni iya philosophe, koko mwaje se parler, I speak English very well. C'est vrai ça? Yesu, hari izindi nzira zigeza abantu kumana ke. Hari ibindi umuntu akora bya philosophe, mathématique. C'est vrai ça? Hari izindi nzira koko wowe wazana imbere. Hari izindi nzira ushobora guha abatuye Gisenyi na Goma. Hari izindi nzira ushobora gusobanurira abantu b'Abanyarwanda bagiye gushira, n'Abarundi bagiye gushira, n'Abanyekongo bagiye. We
hari izindi nzira ushobora kuzana kugira ngo zikize bibiri bya gatatu bigiye gupfa kuri buri. Halo, Yesu Kristo, Imana yabaye umuntu. Arrêtez vos conneries. Kandi ugarutse, yo mama shenge, iyo ugarutse n'umutima mwiza utarya ngo abantu ngo bazi ngo kunyura inyuma ngo bakacengera ngo ngo niho bazi ubwenge no ku Mana disi bakabikora. Yesu we ari kugarutse ngo nugaruka nanye nzako yo urasanga ateze amaboko, ahubwo gira vuba kuko umaze iminsi ubwirwa. Gira vuba, hunga wakira umwami Yesu Kristo mu bugingo bwawe. Nawe wihana umaramaze ntuzongere gusubira muri ibyo byaha. Yo Kristo, uhora wihana buri munsi. Hora wihana usubiramo buri munsi. Imana rivuga se nanone utari wihana buri munsi buri kaburi. Imana yakwizera ite? Yakwizera gute se? Yagutuma hese? Ko this way. Yakwizera gute? Wowe si umuntu nk'uwo wamwizera gute? Ari wowe data? No. Goma Gisenyi nukuri wasengaga rimwe nasenga 10. Uwera komeze yere. Nuwandura arakomeza yandure. Wabwiye guhunga nta gite vuba. Niba yakubwiye guhunga ubu ni igihe cyo gucira inzira, genda. Niba yakubwiye kukurindiraho, saba imbaraga, wambara imbaraga zo kuzasuporta ibigiye kuba. Wowe ni utari wakizwa, gira vuba wakire Yesu Kristo mu bugingo bwawe nk'umwami n'umukiza. Umusaba imbabazi kubabarira ibyaha. Unamusezeranye kuzamukorera mu bubyutse. Wangoke? Kuko nta mahoro mu karere ntayo. Burundi n'ubu ngubu simbizi. Congo, Rwanda, yabawe. Ariko Goma na Gisenyi aba nibo baciwa akarongo uyu munsi muri ubu butumwa. Wena ejo nzagaruka mbabwira ibindi, ejo muri nzagaruka mbabwira ibindi. Yego nawe intambara yo nukuri muzihane mwanukiye ubusa. Ngo navuga guzwa ngo nkuna abantu umutima cyane ngo hari ngo nanga ngo Republika ngo na demokarasi mbizi. Ngo iki? Niko bimeze. Ntago umuntu aba yaritumye. Abafite uwamutumye ntago ari ukwishyiraho. Umuntu abafite uwamushyizeho uwamandase. Gusa batabizi bakecwa no kutabimenya hanyuma bakanabigwamo. Yes. Hari intambara. Hagarara neza. Ubwo twabwiyeho Gisenyi Ruhengeri. Harabwirwa ndetse umunyarwanda wese ahari kwisi, umurundi wese ahari kwisi, umunyekongo uvuga ikinyarwanda ahari hose kwisi, yewe nuvugira ingara. Ego Nyagasani. Nanjye ndijwe ry'imbuzi. Nanjye ndijwe ry'imbuzi, okay? Nanjye ndijwe ry'imbuzi ye. Ndijwe ry'imbuzi. Ntambara sha. Uchokoje rurema ukomeje kumwicira abana ataziko tubereye maso ukomeje kumucokoza ukomeje kwihaniye koko intambara ikabasiga narosubira mbiwe cyane kurambiwe agasuzuguro kabambe bisumbukuruza bashaka kukugamburuza narosewe mezi ziragenda ziratera zirasiba zasiga n'uwa kirazira nema nabigenze biti uwo ninde ucokoje rurema ukomeje kumyicira abana ataziko tubereye maso ninde ukomeje kumucokoza ninde ukomeje kumucokoza kweza narose nawaguha ninde
ninde ushobora kumuhagarika? niyo yawaje cyangwa asuzugura mwamusuzuguye, ngo niyo twabirangana iki, warahiye ko nta kabuza, waravuze uravuguruzwa, warageze uragereranya, none igihe cyawe ko cyageze se, mbese batarabawe barababa. Ndababurira ntabwo ubone n'ucokoje rurema, ukomeje kumwicira abana batazikatuwe. Imana yabaye umuntu, namwe murakina murasobanura. Kumucokoza indukomeje kumucokoza, narose nanjye nyoboye ingabo zigomba kumvira umuremyi, igisaba abandi ntibindeba kuko njye mfite manda, kuko njye natumwe nijoro, narose bitakira amabwire, narose bitakira n'inzozi, narose noneho harimo, narose bitara kurota, ubone n'ucokoje rurema, Gisenyi Ingoma, yemwe isibaniro tubereye maso, ndukomeje kumucokoza, mubibwirane mubihanane, kumucokoza, abatuye Gisenyi ndetse na Ruhengeri, yemwe FPR ngo irashaka kubamaraho. sembona ubyukurutse mwami, nabonye uvuye mu birindiro, ko mbona mwigabye ntwarane, aho hari ikiri busigare, narose nkangurira bose kwinjira mu buhungiro, ngo bahungire muri Yesu Kristo, kuko nta mahitamo bafite. Yemwe Gisenyi na Ruhengeri ngo barashaka kubamaraye. Nzika ngushyize kera muramenye, nimwakire Yesu Kristo mu bugingo bwanyu, mwakire Imana yihinduye umuntu igapfira umuntu, mugire vuba. Ukomeje kumwicira abana n'abandi mwumvireho, ukomeje kumucokoza, ntimwishinge ari amadini ngo barariye barahaga ngo bisigaza mukorogo. Aya mukorogo irahinduka mikarayi. Umva Imana yihinduye umuntu, ntimuyikinishe bavandimwe, ndabinginze. ukomeje kumucokoza, ukomeje nanjye ndijwi ry'imbuzi, narasubirambiwe cyane, mbese mwumva muzamukomeza kumuragira, maze nawe wanga agasuzuguro nkansweyo, bashaka kukugamburuza, narose wemeye ziragenda, ziratera zirasiriba, ntizasiga n'uwa kiraziro, mbe Mana bigenze bite? Bene data bakundwa, Imana yihinduye umuntu kugira ngo icungure umuntu, birangiye umuntu arayibwira ngo nitoke kure. Koko amaraso y'Imana yihinduye umuntu, umwana w'umuntu ayahindura bure. Kandi iyo Mana yihinduye umuntu, uwo muntu nawe ishobora kumuhindura bure. Ese urashaka kuba bure? Nukuri urashaka ko iguhindura bure, ikagutangariza imbere y'amahanga, kuri YouTube no kuri X no kuri Instagram, kuki no kuri TikTok. Niwe ushaka kwikwanika n'igihe yagutegerereje kweri, n'igihe yakwihanganiye koko urashaka kwikwanika? Kandi ubundi rundarunda abantu, ubundi abantu bayo itushyiraho utwatsi. Sinzi ujya nkubwire niba ucyumvise, yewe reka nkubwire niba ngibi, Mana yanjye ntabwo mbizi n'ukuri, ariko rero ibintu byongeye biba bishya by'Imana yihinduye umuntu.
uyu muntu ibintu birahindutse. Imana yihinduye umuntu. Gisenyi Goma. Kisekedi nta muntu ashobora gukiza kuko nawe ntariho. Ibikoresho bya Satani hari by'abazungu byarangije ibigomba gusohoza ubugome bwaho. Ibyo rero mubyumve neza ko byose bifataniriza hamwe, byose babiri mu mugambi w'Imana. Ibyo kubigusobanura byakugora kuko wowe icyo ushaka no kwigumira mu byaha, Imana ngo ikabikurindiramo. Anchiki, yego mama, yego this way, yego rand, yego rand. Nyine ukomeze usobanure ubeshya utuntu ngo iki. Urashaka gukomeza gusobanura ubusa. Kuko suri iki ufite agaciro kangana n'amaraso y'Imana yihinduye umuntu wowe. Gisenyi Ruhengeri, FPR ashaka kuhatera itabi nk'uko yabigambiriye kuva kera. Ubwo murabibwiwe mwese muve mu ayo madini murimo agiye kubamarisha. Abaturiye Goma, abaturiye Goma, amadini nayo arajyana n'abanyepolitiki. Abanyamadini bose barajyana n'abanyepolitiki. Ntabwo bigeze bubahiriza Imana yihinduye umuntu. Ibintu ndimo kumva byanahindutse, byafashe iyindi spiti. N'Imana. Yesu urakoze mwami wanjye, urakoze kuri aba byumvise bakumvira ubabesheho. Tuzavugana ubutumwa bwiza mu gihe kije kitarambiranye, tugushyira hejuru twamamaza izina ryawe mwami. Buri wese ukumvira nawe umurebe neza. Wo gusuzugura I don't know.